abarimu twese twigisha ibinyabiziga, amategeko y'umuhanda, aba boss bafite amaauto école mu Rwanda, twese turi mu gihirahiro kigira kiti ko autorisation za auto école rura yamaze kuzamburwa zikaba zaragiye muri polisi, na polisi nayo iri kuyisaba autorisation ikakubwira yuko gusaba cyangwa se kwa autorisation yo kugira ngo ushinge auto école mu Rwanda bitaratangazwa. Turi kwibaza ikibazo kira kiti ni tangazo polisi zatangaza ridasanzwe ryo kugira ngo habwe autorisation ikwemera kwigisha ikiyabiziga cyangwa se gushinga ikigo cy'ishuri. Twese ikibazo dufite ese buri mwarimu azajya applyinga ahabwa autorisation ku giti cye nk'uko abamotarabigenza. Ese hazaba auto école imwe gusa mu gihugu? Gusa ikintu nsaba polisi ishinzwe imushya n'ibizamini byo gutwara inyabiziga na perime muri rusange, ndayisaba ishyira ikintu twita ofisi cyangwa se ibiro bikuru byabarizwaho amakuru y'umwarimu ukora mu bintu bijyanye no kwigisha ibinyabiziga, nk'uko nyine ANAPR yari imeze. Ariko ikibazo ANAPR nta giri update, nta makuru apfa kubona turutse mu auto école. Hacyakoze amagurupe ya WhatsApp yariho menshi cyane, ariko nyine donc nta biro bifatika cyangwa se nta naturuka amakuru afatika y'auto école ya auto école mu Rwanda ahari. Rero ari gishoboka gihari hashyirwaho uburyo bwiza bw'uburyo cy'umwarimu azajya yigisha ikiyabiziga, haba ikosa umunyeshuri yakamburwa amafaranga ye, umunyeshuri yakiga nabi, umunyeshuri yahabwa serivisi mbi akaba yarekomanda wa umwarimu nakamenyekana ahantu hose ku buryo niyo yajya gusaba akazi bitapfa gushoboka, cyangwa se akagira ibintu umwarimu ahabwa ku buryo kinyine bigaragara ko ari imiryango tubarizwamo ifatika nk'umuryango mugari wa auto école mu Rwanda. It's my opinion, ntabwo ari itegeko, ariko nyine twese dufite iki kibazo. Turi kwibaza uburyo autorisation polisi igiye gutanga zizaba zimeze, ntabwo turabyumva. So turacyategereje, murabizi neza ko hasigaye amezi 3 yonyine gusa, kuko batanze amezi 6, hasigaye amezi 3 kuko byatangiye mu kwa 3, ubu ngo basigaye andi mezi 3. So rero mubeha ubwo hasigaye mu kwa 3, mu kwa 4, mu kwa 5, 3 arenda gushira, hasigaye 3 bizahugwa mu kwa 9 kuri ryatangaza nababwiye. None turebe se bimeze biti. Worumva autorisation cyangwa se impinduka ziye kuba muri polisi ishinzwe mushya no gutanga no gutwara inyabiziga bimeze biti. Agatonga umuntu ufite auto école yemere kwa autorisation nta kibazo, ndetse nyine donc kwiupdatinga nta kibazo, gusa autorisation biremewe.